none aha ngaha ndagira ngo nibura nsobanurire aha hantu ndi mwari gute byagenze gute. Uwamutabaye nta bindi bintu biri inyuma, uriya muhungu ni umusore kandi menya ngo shera niba agukunda agomba no kugufuhira. Ihangane ibyumve ku bwanjye, nanjye ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu namureka ngo agende neza. Ushobora kubitekerezaho umbwire sibyo niba agomba kuva hano cyangwa se niba ngiye ngomba kuri kukuza hano rwose. Uriya mwana w'umusore cyatangiye koroherwa namufata nkajya kumurwariza iwanjye. Sawa. Ariko sheri wawe murakundana? Nkunda ukuntu mukundana cyane pe. Narinze nta bintu ushatse wabigeraho. Njyewe numva nshaka umutipe ufite amafaranga pe. Gusa abaye nta mafaranga afite namumarisha iki se? Ndababaye cyane kuba inshuti yanjye nkawe ufite iyo myumvire y'uko amafaranga ariyo atuma umuntu ashaka neza. Kuko imyaka tugendanye wakabaye waramfatiyeho urugero. Yarashatse umugabo ufite amafaranga akibyambayeho n'ibyo bizi. Amafaranga ntabwo ari gushaka, ni gusaba Imana izaguhe umutwaro ugukunda. Aho ngaho ntabwo nakwemeranya nawe. Nanjye mbonye umugabo ufite amafaranga byaba ari sawa cyane. Ndi kumva tutari no guhuza. Aho kugira ngo ngende irire ku igare naririra muri benzi kugenza. Umaze iminsi ubahe uri he? Ushinzwe iki? Yose ntacyo nshinzwe. Ubu tuvugana gutya boss asohotse agakorvati yagafunze agakweto kowe yaragasize kari kwawe numi wahubwo. Ushinzwe iki? Yewe se ntacyo nshinzwe kumba ngomba kukubaza. Ubu tuvugana uzi ko boss nawe aribwo agisohoka yifunze byatari ahubwo ngiye numiwe. Ko wazakoza akazi wahawe ugeze kugira umunyamakuru mu rugo. Ahako ngiye n'ubundi mba nagakoze ahubwo kukubwira mba ndi kukubwira iby'ingenzi. Bitese Shari byiza. kose mbona byagenze gute ko mbona ufite ikibazo? Mfite umunaniro uteye ubwoba. Oya se Umva nkubwire, urabizi tugikorana ntabwo naruhaga, ubu ngubu ndakoroka ngakuguriye imbuga yose, noneho bakujyanira mu majipo nsigaye numva akazi rero ndagahaza ndakarambiwe. wirambirwa akazi Kandi numva nabimenye. reka rero mwereke sibyo kurambirwa akazi ntabwo ari wowe ahubwo buriya ntabwo ukuntu twabigenza tukajya dufatanya nkagufasha Ahubwo se none se kuva mbere hose ubundi si twafatikanye. nyine ariko ikintu nshaka kukubwira cyo ndikubwira uhagaze ntabwo yego Ni cyiza. ntabwo ari cyiza kandi nanone si kibi ahubwo ni cyiza Ko numva se kundeye ubwoba. wapi ntabwo ndakubwira Ntabwo nizera ko cyerekeranye no kuzimfasha. nta kibazo Nimba udashaka ko nawe uzajya umfasha. nzajya ngufasha wowe ntugire ikibazo gusa ariko nawe sumba karindwi kandi sumbwire ngo nimugoroba ngejo wapi Ndumva gikunda ndahita mbikora. ikintu cyakoze kimwe cyose Ni iki? Mbese ko wagize isoni zo kugira nta by'isoni ndumva nyine ndashaka weho numpa bizi bizu gusa ntayo nzi. nkaho nyumvira nawe Oya ni ukuri ntabwo mbizi. burya humura ntabwo bikaze ntabwo mubwiye ngo yinde ku muntu wasi basi Niyo mbona wagira ngo hari ikibazo se ibyo ngibyo ubundi nzajya mbyikorera wenda ujye wibukira nuko nyine hire yanjye izajya iyimenyera nta kibazo. Buri munsi? ahubwo buri uko mbishaka Uko bishatse nzajya mbikora.
sawa nyine ariko yemwe ba ibyo ni ibiki muri ese ibyo nibyo byabazanye hano ibintu byanyu n'ibyo kwitabwaho tuba turimo kwita ku kazi ariko ntabwo bizongera. nyine ndagukunda pe kandi nawe urabizi ntabwo nsubwira ibyo bintu umbwira kuko nicyo ibyo kose nose ndikwizi ntacyo nzi njye ntabwo mba nbyemera neza iyo ikimenyimenyi iriya mbere yo kugenda niyo mba bigusezera umugore ntabwo utaye nyine nawe nabikorera none se we washuka umusezi ntabwo reka wamusezi niwe nkunda gusa ariko se buri gihe umbwira ngo urankunda umbwira ngo tuzabana rero mbitekerejeho mu kanya sindibaza ufite umugore ufite umwana gute nyine njye nawe mbitekereza ariko umugore abizi yaramenye ejo bundi nitumara gushwana neza niwe wenyine azajyana kabisa umugore ntabwo tukiri kumwe umugore wawe simwasezeranye ntitwabasezeranye none dusezerana se bikuyeho ko abantu badatandukana sha urabizi ndagukunda pe urankunda kurusha umugore wawe sawa njyana ku ijuru se kuba utanyitayeho wari uva muri telefone ujya ariko mwitayeho sinzi kukuvugisha halo yego mwiriwe wawu nakubonye umeze ute oh karibu cyane ndahari rwose uragera mu minota ingahe urisanga rwose karibu cyane yego byari bari ntegereje umutipe ndamushakaga sasa sigara Yes, hello. Yego. Tumeze neza. Yego, ugende mu rugo nahageze ndakubura. Amaze akanya kuri telefone.
kari gatoya. Harya urumva bizamara iminsi ine. Ubuse byabura kubizi urabona ukuntu bigiye ari byo. Ntugire ikibazo, ntugire ikibazo. Ndamubwira, yego nawe wihiteye murakoze. Bashir ndi kubona utanyitaye wanjye wibereye muri telefone kandi ushaka kutuganiraho ndi kubona utanyitaye kanigenda. Wishimiye garuka fone nayiretse ngaho garuka sibyo? Wino fone nayiretse. Byarangiye kabisa byarangiye. Halo. Mwiriwe. Ntoraguye envelope yanyu. Mbonye hariho nimero. Niyo mpamvu mbahamagaye. Hari handitseho ko watoragura envelope yahamagaye nimero. Ndi ahantu nyitoraguye niho nari nkiri ariko rero ngiye kugenda ngo sinzi ukuntu waza kuyibona. Umva ntago ari ukuza gutya ko njyewe ndatoraguye ntago nibye rero ubwo rero urumva n'agashimwe nawe urabyumva ko kagomba kuboneka. Rero nugera hano hafi y'aho wari uri ngiye kuba nyitwaye ubwo murampamagara ubwo ngiye kuba mpagaze hano hafi. Murakoze ariko ntimutinde kubera ko nari ndi kwihuta.
yakinze oh Chris ni wowe ni njyewe mabuja oh karibu cyane bravo yego ni karibu cyane murakoze amakuru meza mabuja ndabona umeze neza maze koroherwa nta kibazo narakize twari twaje ubushize ndi kumwe na Vava kugira ngo nyine muduhe akazi niko boss yari yatubwiye. Sitori y'ubuzima bwanjye, navuye mu cyaro nje gushaka akazi i Kigali kuko nari nakuze nyine numva i Kigali ariho hantu abantu bashakira amafaranga, ariho haba abakire, ariho abantu bagera bagahita bakira bitabagoye. Icyo gihe nibwo naje i Kigali, naje n'amaguru, nagenze iminsi 3 ngeze Nyabugogo, nibwo biriya nyine byambayeho, nabuze aho ndara, akazi ndakabura, ndangije mpitamo nyine kurara ku muhanda. Nubwo rero haje abantu baramfata barankubita, barangije banjugunya mu cyobo, ntiruka bankubita. Mbega nk'ibyo byo kuba baranjugunya mu cyobo ntibava baba babimbwira. Ubwo rero nagize amahirwe, Imana inyoherereza marayika ariwe Vava, arantabara, aramvuza, arenzaho no kunyakira mu rugo rwe kugira ngo mubere musaza we, n'ububasha bwo kuba musaza we. Mbega nta mahirwe nagize. Ubwo rero kuko mubwira yuko muri inshuti kuva kera, muri umuryango, nta kazi mwakama nta kibazo. Rero ni ubwo buryo ndumva ari ibyo ngibyo. Disi warakubititse, ariko nanjye nzagufasha icyo ushoboye, ntabwo ugipfuye rwose. Kuzambara gusa umwana mwiza nawe, kandi gikurikira rwose mabuja, muramutse mumpaye akazi nagakora neza, kandi nawe mubanga uvuga ntabwo njya nzimura. akora kurusha kwita mabuja. Sorry. Mbereye kugira ngo umenye izina ryanjye muri kigo. Ndashaka kunyisanzuraho, ntabwo nshaka ibyo bintu bya mabuja cyangwa tubane nka mabuja. Nkwemere kuzagufasha icyo nzashobora cyose. Isuku twagiye mu kukubaza iby'ubuzima bwawe, nkaba nibagiwe kukwakira. Ese ni agaki wawe ufite agaki? Dufite amazi, dufite juice, dufite fanta. Wambwira ikintu nakwakiriza? Amafanta nta kibazo, fanta. Mado? Mado? Karame. Oh, wazana fanta tukakira umushyitsi? Mabuja. Anguka. Subira ipsa. Niba nabagoye se mwamakubwiye rero. Nta kibazo. Waza nkakwereka. Nta kibazo wakoresha rwose ibintu.
hariya n'imbere guca batuka akamubwira wimanutse gute yego yamubwira ngo akoreshe urakoze hano ndananiwe cyane urabona ari mu cyumba nta kibazo cyose kiraburi wanjye ndagufata kawe ndananiwe kuva mu gitondo nirukanka kugeza ino saha byashimisha kuba twaba turi kwiganirira urumva ko ataryoshye se araryoshye ariko nanjye reka ndagukomera naho tuzi ndaje nta kibazo nta kibazo ubaho gafanta